Ndagusuhuje ngo wahe ikaze hano kuri iyi channel. Niba aribwo bwa mbere hano tuganira ku biganiro bivuga ku buzima. Reka turebere hamwe uko watuma uruhu rwawe ruba rwiza. Uri umumama, uri umukobwa, abakobwa nibo nibanda kuko nibo bakunda kwiyitaho cyangwa se bakunda kugaragara cyangwa se kugira uruhu rukeye rwo mu maso. Uruhu rukeye dore icyo wakora ukagira uruhu rwiza. Ese urashaka gukira ibiheri byo mu maso? Ese urashaka kugira baby face, yasura umuntu akureba akabona ko ikeye inoze mu maso, ubona ko huzuye itoto. Hari abantu ubona bageze imyaka 40 ukagira ngo bafite imyaka 30. Ugasanga umuntu ufite imyaka 60 wamugereranya ukamugiranya n'abantu b'imyaka 25, 30. Biterwa n'iki rero cyangwa se n'iki wakora kugira ngo ugire ubwo bwiza, uruhu rwawe ruse neza. Ngibyo ibyo ngiye kuba nakubwira rero muri iki kiganiro, ibyo wakora ukimara kubyuka cyangwa se ugiye kuryama kugira ngo bigufashe kugira mu maso hasa neza. Birashoboka ko utaruzi ko mbere yo kuryama hari ibyo ugomba gukora cyangwa se ukibyuka hari ibyo ugomba gukora kugira ngo urinde cyangwa se ubungabunge ubwiza bwo mu maso. Birahari byinshi ugiye kuba wabisobanukirwa muri iki kiganiro cy'aka kanya. Turahera ku mbere yo kuryama. Mbere yo kuryama ibyo ugomba gukora. Mbere yo kuryama ibyo ugomba gukora kugira ngo ubwiza bwo mu maso cyangwa se ugire mu maso uruhu rukeye cyangwa se wirinde ibiheri mu maso ni ibi ngibi. Mbere yo kuryama ugomba gukuraho makeup. Mbere yo kuryama ugomba kuryama nibura wakuyeho makeup. Kuraho makeup neza mbere yo kuryama. Icyo kintu ugomba kukizirikana. Uri umumama, uri umukobwa, mbere yo kuryama iyo makeup yawe gerageza uyikureho mbere yo kuryama. Icya kabiri, igihe ugiye kuryama cyangwa se umaze gukuraho makeup, mbere yo kuryama umaze gukuraho makeup, ibuka kunywa amazi. Ibuka kunywa amazi kuko iyo umubiri wumagaye uruhu rurumagara. Kuvuga ngo iyo utanyoye amazi uruhu narwo rurumagara. Rero niba umaze gukuraho makeup ugiye kuryama, mbere yo kuryama banza nibura umwe nk'akaritiro uyiryamire. Biragufasha gutuma uruhu rutumagara hanyuma uruhu rutohagira. Amazi ni ingenzi mu mubiri kuko akuramo imyanda, asukura umubiri. Usibye yenda no kuru wakubwira akamaro k'amazi mu mubiri watungurwa. Mbere yo kuryama rero umaze gukuraho makeup, ibuka wita unywa amazi ubone kuryama. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ugiye kuryama umaze gukuraho makeup, byaba byiza ushizeho mask. Iriya mask bambara mu maso. Biriya bintu bitera. Sinzi niba abagabo bari buze kubimenya. Hari mask y'inombe y'ibumba, hariho nigurwa mu masoko. Ni ngombwa kumanza wayishiraho asigaye ukajya kuryama. Rero ibyo bintu ni byiza ko ubyibuka kubikora mbere yo kuryama. Nibura mu kwezi ukabikora, nibura mu cyumweru ukabikora nibura 3 inshuro enye mu cyumweru. Ni byiza rero uko ibyo bintu bizirikana. Reka tugere rero icyo wakora kugira ngo ubungabunge ubwiza bwo mu maso mu gihe ubyutse. Namanje navuga ukibyuka, ukiryama, ngiye kuba navuga rero ukibyuka. Ibyo wakora ukibyuka rero kugira ngo ubungabunge uruhu rwiza rwo mu maso. Ndikubwira abamama, ndikubwira abagore kuko nibo banyotewe cyangwa se nibo bashiramo imbaraga kugaragara neza. Bitavuze ko n'abagabo badashiramo imbaraga, ariko akenshi nanone umubare munini abagore nibo biyitaho cyane gusumba abagabo. Mbere yo kubyuka rero urabyutse, ibyo ugomba gukora kugira ngo ubungabunge uruhu rwo mu maso ni ugukaraba neza, ukisiga amavuta yawe yagenewe mu maso. Hari amavuta yagenewe mu maso, hari amavuta yagenewe ibice byose bindi byo ku mubiri, ku maboko, ku maguru, ku nda, mu mugongo. Hariho n'ayagenewe mu maso gusa. Ni ngombwa ko wisiga ayo mavuta yagenewe kwisiga mu maso. Ukibyuka karaba neza, ukarabe neza, umwanda umanze ushire mu sura, hanyuma wisiga ya mavuta yagenewe kwisiga mu maso. Kandi amavuta mu kuyisiga bayisiga gutya kugira ngo yinjire mu ruhu. Ukayisiga
neza kinjira mu ruhu, hanyuma uruhu ukarurinda kumagara. Hari impu ziba ziri dry skin, impu zumagaye, ni ngombwa ko urwo ruhu nk'urwo ngurwo urusiga amavuta akarwinjiramo neza kugira ngo ururinde kumagara. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba gukora ukibyuka. Icya kabiri, mbere yo kubyuka ugomba gukora iki kintu. Urabyutse, ikintu ugomba guhita wibuka gukora ukibyuka, ugomba guhita nanone unywa amazi. Icyo kintu ntukakibagirwe ukibyuka. Byuka umutima uri ku mazi. Iyo ubyutse rero umubiri umaze umwanya munini uri gukora utanywa amazi, urumva ko amazi aba yatangiye kuba makeya. Iyo ukibyuka rero ibuka guhita unywa amazi, kuko ayo mazi aragufasha kugarura itoto cyangwa se uruhu ntirwumagare. Amazi aragenda ajya mu mubiri yenda afashe n'izindi ngingo, ariko iyo unywa amazi agaragara no ku ruhu. Uruhu ruragenda ukabona ko rutumye cyangwa se uruhu rworoshe rutohagiye. Ni byiza rero iyo ukibyuka ko unywa amazi. Ikindi kintu cya gatatu rero wakora ukibyuka, ugomba gukora imyitozo ngororamubiri. Ushobora gukora yoga, ushobora gukora siporo yo gusimbuka umugozi, ushobora gukora akarodirani cyangwa kakamucaka ko kwiruka n'amaguru, kandi ukabikorera hanze aho akazuba kagukubita ku ruhu, kakavitamini katuruka mu zuba kakagera ku ruhu rwawe. Si byiza kubikorera mu nzu. Kora simbuka umugozi, ujye hanze mu gipangu, niba mufite igipangu usimbukire mu gipangu umugozi, cyangwa se ukore yoga, cyangwa se wirukanke nibura yenda utunota 30 ugaruka. Ikiza cyo gukora siporo rero, siporo bituma uruhu rutwika ibinure. Ibyo binure rero bitari ngombwa biri mu ruhu, ibyo bivuta, ibyo iyo bisohotse twatwengeho turafunguka, umwuka ukinjiramo, uruhu rugatangira rugahumeka, noneho rukagira isura nziza. Iminkanyari iri ku ruhu ikagenda ishira, hanyuma uruhu rwawe rukamera neza. Ibyo ni ibintu ugomba gukora ukibyuka. Icya kane rero aricyo ngiye gusorezaho, ikintu ugomba gukora ukibyuka, niba ushaka kwita ku ruhu rwawe rwo mu maso, ugomba kwibuka gufungura mu gitondo. Kurya amafunguro ya mu gitondo, cyo bita breakfast. Kurya mu gitondo ukibanda cyane cyane ku mboga, imboga rwatsi cyane, imbuto zose zitandukanye cyane, ukirinda ibintu byakorewe mu nganda, amasukari, imigati, inyama zakorewe mu nganda, bya bintu nyine, bya bindi bituma ahubwo uruhu rugira amafati cyangwa se rugira ibinure byinshi, ukabyirinda. Ni byiza rero ko ibyo bintu bizirikana. Nubizirikana, ibyo bintu bizagufasha kugira uruhu rwiza rwo mu maso. Ndatekereza ko iki kiganiro kiri buze kugufasha niba ushaka kwita ku ruhu rwawe rwo mu maso, uko ugaragara neza, uko uruhu rwawe ururinda gusaza. Ibyo bintu nubikora nk'uko mbikubwiye, biragufasha kugira uruhu rwiza. Nta muntu utakwifuza gusa neza, nta muntu n'umwe, cyane noneho igitsina gore. Umugore usa neza rwose ntawe utamwifuza kumubona. Ibyo rero nibyo wakora, nibyo ugomba gukora kugira ngo uruhu rwawe ururinde gusaza cyangwa se urufashe kuba rwasa neza, cyane uruhu rwo mu maso, ubwiza bwo mu maso, cyo bita beauty. Uruhu rwo mu maso, uruhu rutohagiye. Ibyo nibyo ugomba gukora. Reka ndekeraha ikiganiro cya none, nagusobanuriraga ibyo wakora ukarinda kugira ibiheri mu maso, ukafasha uruhu rwawe gusa neza. Ibi nanone ukabikora ukibyuka cyangwa se ukiryama. Ndatekereza ko ubisobanukiwe, ugiye kuba wabikora niba utabikoraga. Ikiganiro cyanjye rero reka nyirangirize ahangaha.